n'abamenye ubutumwa mukirirwa mudutuka kuko n'abatukana mucacacara imbere y'Uwiteka kuko agiye kubaduka arabadutse agiye kwitegereza n'amatiku mufite mucacacara imbere y'Uwiteka arabadutse wibwira ko umuriro ari wo woroshye gupfa wabaye nka makayabo yumye gushirira n'ugukawusha kugukawusha Uwiteka azabakawusha kuwa kabiri ejo bundi dutangirana na live streaming mutangire mu contribution nibyo kuko yarababwiye ati uku kwezi nzakumara hanze ndimi nibiri kundya mbasenge nicaye mu byatsi kandi data yaravuze ngo mbese ko muzi guha abana banyu ibyiza muri babi hari umwana wagusaba ifi ngo umuhereze inzoka mama Lionel yarasanzwe koko akoreshwa imirimo n'ibitangaza ariko noneho agiye gusaba data yibabaje nibyo ijambo ryavuze ngo iki ngo mbese nimusaba data mbese ko wa mucamanza mubi bamutitirije akagera igihe agakemura ikibazo cy'umupfakazi mwebweho nimusaba data wa twese azabuzwa n'iki kubaha yego mama Lionel agiye kumara iminsi 31 hanze ari masengo ukwezi kose kandi noneho ntabwo ari handi muntu waje kuryama ni amakesi bagaryama niyo mpamvu niba ufite ibyifuzo muhamagare niba ufite inkunga wamutera yimutere ubu niba mukeneye cyagiye byari ubukombe nyari mbega amasengesho we warakijijwe urenze urugero ngo wigize umusaseredoti uhora mu rusengero icacacera arabadutse ko ndi kumva ijambo ryitwa tarisa kumi arabadutse ko ndi kumva tarisa kumi tarisa kumi ko ndi kumva tarisa kumi we arabadakutaye ko ndi kumva tarisa kumi mama Lionel tarisa kumi gakobwa haguruka gakobwa baduka gakobwa baduka cacacera imbere gakobwa baduka cacacera imbere y'Uwiteka kwa yayira gakobwa kaho karazutse umva hari ibintu bigiye kuzuka hari ibintu umwuka ari kubwira ngo tarisa kumi umwaka utararangira tarisa kumi arabadutse tarisa y'amagambo ntiwigeze ubura icyo kuvuga ntiwigeze ubura nawe ukivuga kuvaho twagendaniye ntiwigeze untererana uranshyigikira kuvaho twasinyaniye kontra sinigeze mbura icyo mvuga mu kanwa kanjye wakoze nzavuga ineza yawe nzavuga kugira neza kwawe ubabaye ajya ajyana ikirego ku kagari ndabasuhuje ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza nitwa Emmanuel Twishimire Iburasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo n'Amajyaruguru Umujyi wa Kigali na gatandatu y'abadiaspora abantu mukunda mama Lionel waramutse neza uraho neza mama Lionel mwaramutse muraho mwiriwe amahoro y'Imana bane namwe kandi abe muri mwe Duherutse kuganira ku kiganiro cyiza cyane cyari cyiza pe abantu bagikurikiye Imana baho umugisha amen nagusaba ugasenga noneho nkakubaza kandi Uwiteka nyiribihe turagushimiye cyane kuri umwami w'amahoro kuba turiho no kubera wowe akagasura niwe tugakesha tugushima imbabazi zawe n'imbaraga zituma tudashiraho waradufashije mu gihe ibintu byari bikomeye uraturwanirira hari urugamba tutari kurokoka ariko waserutse nk'intwari utabara nk'intwari utabaruka nk'intwari turagushimiye ko waturengeye mu gihe twarenganijwe waratabaye mu gihe twabonaga ko tutaharenga hari umurongo waturengeje twabonaga ko tutarenga pe hari ahantu twari twaradindiriye uhageze turahava aho tugeze n'inkovu z'ibikomere by'aho twadindiriye twarazishize turagushimiye ko watumaze inkovu z'imibabaro turagushimiye ko uturinda ukaturindira aho abantu bari naho batari ukaturinda dusinziriye tutazi n'isaha twasinziriye iyo kuryama tuba tuyibuka ariko dusinziriraho ntituyibuka no gukanguka byose ni wowe tubikesha ni wowe udutunze nyagasani ukurikije amafaranga dukorera n'ibyo turya n'ibihura ariko kubera wowe ndagushimiye urukundo ugira rwaranyobeye ukunda umuntu n'umunyabyaha ukamukunda kuko hari ukuntu uvubira imvura babi n'abeza uri Imana y'amahoro uri inshuti yacu magara udukunda tutazi n'icyo ushingiyeho abandi bo badukunda kubera ko twabapfumbatishije bitanu
bakadukunda kubera ko tuvuga ngo bagafashwa abandi bakadukunda kubera ibintu badushakaho ariko urukundo dukunda rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege ufite ukuntu ukunda umuntu kandi reka umukunde ni mu gihe yarakuvunnye mu bintu byose waremye umuntu niwe wakugoye kuko byagusabye kumanuka ukamuhumekeramo umwuka wawe mana ndagushimiye ko umuntu umwitaho niki gituma umwitaho ni urukundo rwagusabye umutima ndagushimiye aya masaha umpaye amahirwe yo kwicara imbere y'abakomeye ndetse n'aboroheje kugira ngo namamaze ubutumwa bw'iyampamagaye umuntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro nsabye imbaraga nyinshi nsabye amahoro menshi nsabye ubutabazi bwinshi nsabye mana guhezagirwa biteye ubwoba kuri we urakoze nyiringabo ndagushimiye ko ubikorera kwiyubahisha mu izina rya data wa twese imana n'umwuka wera amen 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 imana y'amahoro iguha umugisha amina ndawakiriye hari umuntu usenga ukumva ari kukugeza aho wari ushaka yuko agera yego buriya nkunda umuntu usenga akaguka nongere nsenge noneho oya uretse uraza gusengera abantu dusoje ikiganiro tudahera ku isengesho kandi naguhita ngenda nkagera ku materinete nkategeka ibise bigahita biza umuntu akabyara mbese ugahita ijambo uvuze rikaba tombara nkahita mvayo nkagera aho dosiye yawe bitse nkayizamura nicaye ikajya hejuru y'izindi mu gitondo kuko babanze ko bahera hejuru bagasanga awe niho iri yego nkahita nkomeza nkagenda ngahera kuri minerivare ahantu zitsimbye zikaza mu izina rya Yesu ukishyura umwaka wose nitonde gakeya abantu bamanzi bature muture nkahita nkomeza nkagenda nkagera ku kibanza cyawe waburiye amafaranga yo kubaka mu izina rya Yesu nkahagararayo nicaye aha nkahamagara amafaranga nkahamagara amatafari nkagera no ku marido n'irangi nkahava inzu yuzuye nkakomeza nkagenda ngasenga nkasengera imodoka yawe yaheze mu Kagera 0 kilometero nkayitegeka mu izina rya Yesu ikaza ukicara kuri bo nkakomeza nkagenda nkagera ku rugendo rwawe abazimu babanye umva nkarwitendekaho mu isengesho ry'iminota 2 ku buryo barurekura n'inzara baruriye ntizibe zigaragara kurira indege ukagenda nkakomeza nkagusanga aho wagiye hanze aho ngaho wicaye nta kintu ugira uri saa kintu kandi uri burayi nkagusengera nkategeka ubwami bw'ijuru bukaguhesha kurya inzabibu z'igihugu ariko mama Rene ibireke ugakeye gakeya uzi uko hari abadesipora twirirwa turi mbese turirira ahubwo twakabaye turi abakire kuri bo ngewe ubunze abadesipora bazi umva iyo afite ikibazo agerageza akareba umunyagihugu umusengera ati hagarara ku butaka bw'iwacu atunsengere rwose muntu w'Imana nibikemuka yewe nzagira uko akanavuga n'ibyo azakora ariko wayasoza cyangwa se yabona byakemutse akakubwira ariko ukuntu ibibazo ati umugabo wanjye bimeze gutya nawe ukubita ibibazo ukavuga utahukosha oya ntibajya banahigura imihigo baduhizeho ariko twe tuzakomeza kubasengera nimuhura n'undi mukasiro nimukagire isoni mujye muza tubaheshe turabaheshe mwongere muhige ntacyo nimwongera gukubitwa twongere tubasengere ni inshingano zacu ese ubu sinongera nkabasengera mwana njyewe umuntu njyewe ntabwo mama Lionel ko yahamagawe uko njyewe ariko biravuna numbeshye ntabwo mfite aho mbika ibimbabazi haruzuye ubwo numbeshya uzagenda ugiye nongera guhura n'ibyo nashobora uzabara n'inyungu rero niyo mpamvu Imana itabahize impano rimwe nibwo umuntu mwegeze kumbaza ati mama Lionel ati ntubone izi impano Imana yaguhaye ati Imana izimpaye ati urasengera indwara zingana gutya zigakira ati ugategeka ibintu bikemera ati yewe najya nsengera umuntu tubanje kwandikirana agasiba ko nibica amazambaye ati uri buwize Imana yaguhaye ariko n'ubundi niko bigomba kugenda mu marene nese kuwiteka dutumye ku nturi ntabwo ni mwebwe mutuma nyine batuma ku nturi buri Uwiteka gutumye rimwe ukanga egoko nkanga ukanga winyoshya nabutse
mbabwira inkuru ahantu hamwe mu gihugu kimwe kuko ngenda muri byinshi ntumenye icyo ari cyo umupasiteri waho yarantumiye ndagenda amaraho icyumweru arangije ama amafaranga atarimo n'itike yanjyanye ngo nangarure muri iyo minsi mpamaze ndaza kuko jewe mu mavuta Imana yampaye mushobora gukorera icyangogo ngahemberwa igitarama nshobora gukorera igitarama ngahemberwa i Kigali ndizira Uwiteka mpemba turutse ahandi hashize iminsi arongera arankenera kandi ankenera ambwira ati ibyo hano byarasohoye abo tuhakaze ngubu baragiye abo hano ure gushaka na wa muntu wabwiye ko visa yebonetse ubu yaragiye ari indege none twatewe ikindi giterane ngwino ni ukuri naragiye nakubwira yuko na yewe rero kuntu bimeze sibyo nyine nakubwiye ngo buri muntu nyine umuntu afite uko yahamagawe pe ariko ngiye gusengera rimwe ukanahiga ntuhigure ubundi niba no kubugereza wiga imigo ntuyiga niyo ari ikintu kinakasira n'abantu yego natwe nanjye nzajya ngumya mbarundeho oya ngiye sinakurunda ahubwo rero weho ntabwo uri mwiza oya impamvu ngumya kubarundaho Bibiliya irabyemerera bivuga niko Bibiliya ivuga kubarundaho amakara Bibiliya irabyemera ngengorera mu mahame ya Bibiliya iri jambo buretse tuzarabasomera ryo kubarundaho amakara ikanavuga nimba bafata nabi muzakunkumura umukungu mu birenge Bibiliya irabitwemerera ntitubuza kujyayo iratubwira iti mugende niba bafata nabi muzakunkumura umukungu mu birenge niba bafata neza muzatura umugisha none se ubwo aho hantu wagiye ntibakuhe n'itike yakujyanye mbaza nsubiyeyo uko byagenze oya none se wakumpumuye ubwo rero niba warasubiyeyo nubona wanejejwe n'ibyo wahasanze yes niko Bibiliya ivuga Bibiliya dutegeka gukunkumura umukungu ntitubuza kujyayo nose iravuga aho mwakumpumuye umukungu mugomba gusubirayo dusubirayo ntabwo tubuza gusubirayo ntabwo tubuza gusubirayo ariko musubiye mwarahezagiwe murakubirwa oya dusubiyeyo nayo tike ntayo twabonye naya ntica ntikize ntayo baduhaye kandi twahakoze umurimo ukomeye hanyuma inkugi biramenetse abatazi koga dufata akabaho k'inkuge turambuka turataha mu buryo butari bumwe duhudubana tugeze mu ngo zacu kandi n'ubu bamamagaye nasubira ibi bintu abantu bari kubyumva bari kumva kuko ari ukuri uko ni ukuri isi ubu ndabeshya mfite imyaka 46 maze mu bantu bankurikira n'ubu ngubu bamwe bambwiye batese aho mavuta izo mbaraga zikura baranyumva niba bishaka bamwe bazandika muri commentaire bavuga ati ibyo turabizi kuko umwe muri bo niwe wambaje ati se mama Marione atusubiye hahantu ntisubiye none se ntasubirayo Imana yantumye mu bantu ntabwo yantumye kuri uyu muntu ufunze umutwe utazi akamaro k'abakozi b'Imana Imana abantu bicaye hariya erego umuvuma kenshi ufatiye umushumba kugira ngo se nuko amafaranga baba batamuhaye barayamuha akajyana iwe ariko kuko Imana yadutumye mu bantu Imana ikeneye gutabara bari abantu tutitaye ku muntu mubi ubayoboye nuba mamagaye nagera hari akantu numvise ngo amafaranga yajyaniwe nese harashira Imana yashira Imana mu Marione Imana he mwijuru se mu gitondo saa 9 za mu gitondo agira connection n'Imana akayihatakira no kwiye amafaranga uri madamu agenda inzara muri azahemberwe cyangwa uyakoreye igise ese burya mu yashira Imana uhita ucuncumuka mu bwato ugahita ugera icyangugu nukajya guhemberwa nyine yopfa nyina akenshi hari igihe ureba nabi kubera kwambuka mu buryo butari bumwe bigatuma unakubitana n'inshira ugeze hakurya ari gihe baduteza n'inshira baragakiza ubwo nandi kuvuga kwambukira kukabaho nyine aho wabo wanyuze wabo uvuye Gisenyi ukanyura mu Kivu ndikikumira ariko ukagera hakurya nabwo ubukonje ka ariko nitwabura kuvuga ko abantu bateye gutyo bakwiye kwiherera bakigaya mu Kinyarwanda cyangwa mu kinyabupfura ariko ikintu kibaho mu buzima ni nka bwa bucumi bwa ya madini y'abasaza ba kera genda baganze nifatira kamera wa mubyeyi yabivuze no mu ndaharani ibyo birakomeye kuko hari gihe bitatu naho bagoba yaguha bigasaba kujya gusinya ukibaza izo sinyatire byavuzaga ubuhuha
ariko nabwo Imana ishimwe ariko se ari aho ngaho hari naho baguha bigasaba kujya gusinya 10 maze y'icyumweru maze y'icyumweru batisinya aha ngaha ko hewe no gusinya ko uhembwe no gusinya ko muri bije y'itorero amafaranga barashira Imana saa 9 za mu gitondo ukuyemo 10,000 nyine uhamaze icyumweru ariko kugira ngo nibagera imbere y'Imana ikababaza iti ariko se ko mbona mu mafaranga babatuye ko nahumurirwa n'umubavu neza byagenze bite hari 10 twahaye Marioneri wa muhanuzi wahaye Imana aho ndasobanukiwe asimyenda ibona ko yabisenyeye ko yahawe yego utyo Marioneri reka dukome urusyo dukome n'ingasire kandi burya ngo dukome ingasire n'urusyo dukome ingasire dukome n'urusyo byose tubikomere cyane ariko ngo ararekwa kandi kuyavuga no kuyataruka reka twitarukire Imana igigira gute igicuncumuka igimanurwa ijya ubona ndi kuvuga ko Imana igiza saa 9 hamwe n'aba bagabo Kinyarwanda cyiza buri umuntu yavuga ngo ukira ijya yubika ari igihe nabaduka igibaduka reka dukoreshe kubaduka Imana ibaduka byagenze biti Imana ibaduka rero mama rero akakandagira ngo maze iminsi numva nyine Imana ubundi baduka byagenze biti habaye iki ryarisi sangahe iki gituma ibadukase nindi badukana nese abo bantu badukana nabeza cyangwa naba dufashe mama Leonel nk'umuntu wageze mu ndayisa nk'umuntu yabadukanye nago bizi urubwo nawe uratubwira ko nigeze ubaduka ese byari byagenze bite kubadukana ariko ntabwo ariko bivuze hano batanyumva nazi kuko bitewe n'ibyo ugiye gusobanura ntazi ibyo ari byo ntaza gusanga nagonze igikuta nkabura umpemba ejo bundi hazaza kontrol ibintu biraha Yesu we Zakariya 2:17 bantu mwese nimucecekera imbere y'Uwiteka kuko abadutse mu buturo bwe bwera mbere na mbere abantu nibacecekera babanze bacecekera imbere ceceka wa mujura we wa musambanyi we ceceka wa mupasteri we ubwiririzwa mu itorero ryawe icyumweru ntutange n'itike ihagiye ceceka manyanga na ceceka bantu mwese ubusambanyi ni buceceke ubujura ni buceceke bantu mwese wa mpano we zivuga ngo ngwengojwe ariko ntugire ikintu hanura kizima wa muhanuzi uhora kuri YouTube uvuga ubusa muceceke mwabasinzi mwe b'amagambo mwasinze mucecekera imbere y'Uwiteka mwabaririmbyi mwe muririmba ariko abantu ntibuzure mwuka wera mucecekera imbere y'Uwiteka namwe ubwanyu ntimwuzure mwuka wera abantu mwe mutukana mukaba mugeze mu rwego rwo gutukana mubyandika mucecekera imbere y'Uwiteka ikintu cya mbere ni uguceceka mucecekera imbere ye mbese igiye kubaduka baraceceka hari ibintu hari akantu gacamo ko guceceka bivuze ngo uyu mwaka 2024 hari ibintu Uwiteka 2024 kari akanyama nabonye muri firigo rege nahengereje karimo rwose noheri isizemo akantu agashingwa yewe ga Yesu we menya kari gutuma mvugishwa mbonye igarama ako kuri bonane ko sinzi rwose waracu wambaye ndi kubona ibicuro hano by'abagiye no kunkorera bonane yo Imana ibaha umugisha mama Leonel uzi ko hari ibintu Imana igiye gucecekesha yego ngiye buri hari ijambo hari ukuntu uzamuka bantu mwese mwafashe uruhare rwo guharabika umuntu mucecekera imbere y'Uwiteka bantu mwese mwafagize uruhare rwo kuvuga ko Hana atabyara mucecekera imbere y'Uwiteka wasanga mwaravuze ko n'amatirisa ayikuyemo ariko zuko wasanga mwaravuze ko n'umuntu wanyereye mucecekera imbere y'Uwiteka bantu mwese mwahabiye yuko
uriya muntu atazagera ahagera muceceke kuko yahageze. bantu mwese mwahanuye ko igihugu cy'u Rwanda kijemo inzara mucecekera imbere y'Uwiteka kuko muri firigo harimo akanyama no mu murima ibijumba birese mucecekera imbere y'Uwiteka n'ibigori n'ibishyimbo ariko sha ejo bundi hari umunyamakuru w'umupasiteri nabonye yagiye mu isoko sha mu isoko harimo ibyo kuryamwa kandi byo mu Rwanda byacu sha biryo mama we niyo mu Rwanda biri kwanga ubu nsigaye mbona za ronge shashi za hoho nini cyane zikoreye ibirayi turebye mucecekera imbere ntabwo rizaturya abantu mwavuze ko kwa Zakariya batazabyara mucecekera imbere y'Uwiteka bantu mwavuze ko Zakariya aje yabaye ikirajya c'amarenga mucecekera imbere y'Uwiteka umwana navuga izina riraboneka ndashaka gutinda kuri ne mucecekera imbere y'Uwiteka bantu mwavuze ko barokora ari injiji mucecekera imbere y'Uwiteka ndafashijwe kandi ndanafashijwe reka nkubwire niba koko ari injiji ko batazi naho bakira pasiporo ariko aba barokore bakaba baburirana indege uko bukeye n'uko bwije binjije ahubwo ni mucecekera imbere y'Uwiteka ijambo ryavuze ngo iki mama Leonel yaravuze ngo yafashe ngo abanyabwenge bise ngo ibahindura injiji ngo maze ngo yemera yuko ngo bakirishwa n'ibipfu by'ibibwiriza aha bamaze iminsi batujomberamo ngo abantu ngo bavuga butumwa ngo binjiji batize ngo bahagarara kuri iri jambo ngo ko ikoresha ngo abaswa kugira ngo mbega bamaze iminsi babona ko ngo ari ukudefanda intege nke z'amashuri bize abo bose ntibacecekera imbere y'Uwiteka ariko ngiye kuvuga ikintu kirumvwa n'abantu bumva n'abashaka gukritika bo bazakritika n'imyaka n'isaka izaza banabuze agakino ni kaba karyoshye Imana mu buturo bwayo yego ntabwo yigeze irema rimwe guteranyaho kabiri iriya mibare yigishwa kabiri kabyare kane kabyare umunani byare 16 bagende kugeza igihe bashinze itorero ryo mu rugo biriya bintu ntabwo byigeze Imana ntiyigeze yigisha biriya bintu ni ubumenyi Imana yatanze kuri buri muntu wese ntibikeneye kubyiga ishatse yabikwigisha kandi ikindi Imana nta muntu wiga Imana nta muntu wiga Imana kuko ni nko kwiga umuntu hari n'abizamuye bubaka umunara w'Ibabeli Uwiteka ati ndabera kwiga Imana ni nko kwiga umuntu yego ntiwazadefanda niba utashobora kwiga umuntu ngo defanda kwiga Imana igihe wigiye ku muntu igihe wanyigiyeho wa defanda kuko utadefanze niba utaradefanze kuri mama Leonel Imana yo none bigiye wanyigiyeho kutagaraduwete nta na birote wabona ni mucecekere bantu mwese mucecekere iri jambo ndumva naryigisha mpagaze ariko sindi buhagarara ni mucecekere imbere y'Uwiteka bantu mwavuze ko Abisirayeli bazagwa mu maboko ya Farawo mukabona baracanganyukiye batangiye kurira ni mucecekere imbere y'Uwiteka bantu mwese mwavuze ko Abamidiyani bazasuzugura Abisirayeli ni mucecekere imbere y'Uwiteka bantu mwese mwavuze ko nta cyiza cyava kwa runaka bakavuga ko nta cyiza cyava iwawe ngo uwa mbere abyaye ikinyendaro wa kabiri nawe ngo arakibyaye ni mucecekere imbere y'Uwiteka dore abakwe b'abadiaspora baramanutse bashaka abakobwa babyaye kuko nyine nibo bafite imbuto zo kubyara ndaje gukurikiraho mbere nyuma yo gucecekeshwa umva akantu mbonye ndafashijwe Yesu uzuko nanjye bishuriwe ndahishuriwe hari abagabo bakeneye abagore abakobwa babyara bizewe yuko nyine ufite muhumura babyariye iwabo muhumura abagabo bashaka babyariye iwabo barahari kandi ni ikimenyetso cy'uko ubyara nyine hazirirwa asengera urubyaro urabyara abantu rero bagufasheho ijambo nibacecekera imbere y'Uwiteka nimba ari intege nke zaguteye warazamutse mu kwizera reka noneho nshigikire n'abana b'u Rwanda yabana n'abashigikira reka nkubwire mama Leonel ubundi ari uwasambanye bakamuteruramo matrisi ari n'uwasambanye akabyara uwo watera amabuye ubundi ninde n'uwo bayiteruyemo muceceke rero ni mucecekere imbere y'Uwiteka kandi mucecekere imbere y'Uwiteka kuko Uwiteka arabadutse mu buturo bwe bwera ndafashijwe abadukiye rero kubiki ibi bintu se ndabyifata monde ubwo kandi ndarezimye simvuze
nk'abantu venti bagiye gucecekera imbere yawe. Uwiteka uwavuze ngo ntawe uzagera, uwakubwiye ngo n'ubundi ngo urukwigira ubusa nta kazi uzabona, uwavuze ngo uriya mukobwa ntuzamushaka, uwavuze ngo ntabwo uzabyara, uwavuze ngo ntabwo uzubaka inzu, uwavuze ngo ntuzurira indege, arabadutse. Abadutse kuguhesha abana, abadutse kuguhesha inzu, abadutse kwemera ko uriya mugabo umushaka, abadutse kwemera ko uriya mukobwa umushaka, abadutse kuguha urubyaro, abadutse kuguha imodoka, abadutse kukuriza indege, abadutse kongera ubwenge abana bawe, abadutse kuguhuza n'uriya mugabo bagutandukanyujeho, abadutse we ni muceceke. Reka njya ku kindi cyiciro gicecekeshejwe. Muntu wafashe iminsi usenga Imana ukabona ntibikunze, igikurikiyeho cecekera imbere y'Uwiteka. Muntu wazungurutse za Kanyarira, Kizabonwa, Kinyamakara, Rusesimanza n'ahandi hose ntavuze. Imana iravuze ngo gusenga kwarumviswe, igikurikiyeho cecekera imbere yayo. Wita ko taye bosaya dekirabo. Muntu wasenze ukumva ijwi ry'Imana ukumva ari ikikubwiye, Imana irambwiye ngo cecekera imbere yayo kuko igiye kubaduka. Ayo wasenze atumye baduka, wowe bucecetse. Ijambo ryavuze ngo iki? Ngo iyo irimo ikora iraceceka, yasohoza ikazana ababivuga. Nawe bakubaza bati ese ni ibyawe, ukavuga uti ni ibyanjye. Byagenze gute? Impumyi byayigendekeye bite? Yaravukanye ubumuga. Barayibaza bati mbese ni we cyangwa arasa nawe? Nawe aravuga ati ni njye. Barangije baragira ngo none se ko wavutse uri impumyi byagenze bite? Ni Yesu, ni Yesu. Umbareka mbabwire ni mucecekera imbere y'Uwiteka. Mubyeyi wikoreye ikiriba ugiye gushyingura, icecekera imbere y'Uwiteka arabadutse mu buturo bwe bwera. Umuntu bajijije kuri umurokore bakavuga ngo warakijijwe urenze urugero, ngo wigize umusaseredoti uhora mu rusengero, icecekera arabadutse. Ko ndi kumva ijambo ryitwa Tarisa Kumi. Arabadutse. Ko ndi kumva Tarisa Kumi. Tarisa Kumi haguruka. Ko ndi kumva Tarisa Kumi we. Arabadakutaye. Ko ndi kumva Tarisa Kumi. Tarisa Kumi mama Marione, Tarisa Kumi. Gakobwa haguruka. Gakobwa baduka. Gakobwa baduka. Cecekera imbere y'Uwiteka. Gakobwa baduka. Cecekera imbere y'Uwiteka kwa Yayira agakobwa kaho karazutse. Umva hari ibintu bigiye kuzuka. Hari ibintu umwuka ari kubwira ngo Tarisa Kumi. Umwaka utararangira Tarisa Kumi. Arabadutse. Tarisa Kumi, Tarisa Kumi. Arabadutse. Tarisa Kumi, Tarisa Kumi, Tarisa kuzura. Arabadutse aje kuzura. Kabaye. Tarisa Kumi, Tarisa Kumi, Tarisa. Gakobwa haguruka, business haguruka. Yababawe misemburo mu mubiri bavuze ngo nta misemburo ufite ntuzabyara. Haguruka. Arabadutse. Tarisa Kumi. Haleluya. Haleluya. Wacira ingoni. Arabadutse. Tarisa Kumi. Tarisa Kumi. Tarisa Kumi. Haleluya. Aje. Nta kintu kimuhagurukije. Aje kureba weho bageretseho urusyo rw'ibyaha utigeze ukora. Twigeze kuganira ku kiganiro cyitwa abantu bitwa abo mu idini, abidini n'abitorero. Nabo batuma baduka. Hari ibisaza bisaziyemo byicaye ku ntebe bizi n'inguni z'urusengero byakuvuze amagambo atari meza. Niba cecekera badutse. Aje kubicecekesha ubarabadutse. Niba utari uri muri korari subiramo umwaka wa 2024. Ibizaha mu murimo wabo. Ni muceceke Uwiteka arabadutse mu buturo bwe aje kugurana. Hari ibyo agiye gusohora abandi abinjize. Ibizaha muri gukorera mu murimo no mu nzu ye, muceceke arabadutse aje guhana.
aje gukora ibyo bintu bibiri, guhana no guhemba. Mucecekere imbere ye please, mucecekere imbere ye. Yewe muntu bahombereje business ukikorera amaboko ugataha, cecekere imbere y'Uwiteka. Arabadutse kandi hari igihe abaduka, akabaduka mbere yo kugutabara akabanza guca ku muntu wabigizemo uruhare, akabanza akamukanda imbavu. Iyi Mana izi gukanda imbavu yakanze imbavu irazihombanya. Iya yigeze guhombanya imbavu z'umuntu wavuze ngo naho amarembo y'ijuru yakinguka, ngo ntabwo indango y'ifu yagura shekeri imwe Samariya. Ayiwe Yesu arabaduka mukanda imbavu, arazihombanya zizana inenge, arabadutse. Uwiteka nyiri ibiremwa arabadutse. Hari igihe abaduka, yego, akabanza agakora umukwabo, yego, akabanza gukora umukwabo mu bantu bakuzengereje. yigeze gukora umukwabo ahantu bita Sodoma na Gomora, akoramo umukwabo, aramanza arabakingirana, arangije akanda ijuru, amanura umuriro, ayakanze buto, abadutse awumanuriramo, bapfa bomye nka makayabo. yego. Kandi n'abari bari mu nzira yemereye yuko bagenda, yerekana ko adasuzugurwa n'inkozi z'ibibi, yemera yuko bahinduka inkingi y'umunyu wari ucyabutse. Na bugingo n'ubu tubiri kuvugana, mwajya muri Isiraheli mukabona inkingi y'umunyu. Uwiteka we ntabwo avangwa, arabadutse mu buturo bwe bwera. Ubundi hari igihe ahaguruka, noneho ndahagurutse. ntabwo ahagurutse ahubwo arabadutse. Ubundi hari igihe yohereza umwuka ibintu bikaremwa atiriwe asa, ntabwo yohereje umwuka. Arabadutse ngo umwuka waciye mu mazuru ye, yego, guhuha inyanja, yego, kuburinda bugira buke, yego. Noneho stile yahindutse, yabadutse, arabadutse. Kandi ni ukuvuga ngo iyo abadutse abadukana n'inkoni n'intebe, kuko ntabwo yahagurutse ngo intebe ayisiga. Umuntu badutse cyambere ntatekereza, ari ibyo ahitana. Ariko zoko ari byo, kubaduka ariko urabyumva, kubaduka ariko basubire mu mwandiko bita rubaduka. Nyiraneza ahetse rubaduka, ngo bitewe n'aho yacaga, niyo mpamvu yagiraga ibirenge binini. Yego. None ngo ikirenge cy'Imana cyo cyuzuye isi. Hari n'ubu nkicayeho, hari ibyo buriya. Ubu rero hari ibyo agiye kunyukanyuka, hari ibyo agiye gusyonyora, kuko yabadutse nta nubwo yigeze atekereza. Arabadutse kubera n'agasuzuguro bagusuzuguye, nawe yagihaze. Abantu bagusuzuguye ntibacecekera imbere y'Uwiteka, kandi nawe wasuzuguwe cecekera imbere y'Uwiteka. Wibuka ko ijambo ryavuze ngo bantu mwese, abasuzuguye n'abasuzuguwe mwese, kuko basuzuguwe abadutse no kugira ngo basubize icyubahiro, naho abasuzuguye amanuwe no kubaskonyora, kuko ibirenge bye byuzuye isi, kandi yabadutse. Abo bantu bose batumye abaduka, uwabenze n'uwabenzwe arabadutse, uwakunzwe n'uwanzwe arabadutse, uwakuroze n'uwarozwe arabadutse. Bose mwese muceceke, urubanza rwageze ku Mana. Uwakwirukanye ku kazi n'uwirukanywe, mwese muceceke, urubanza rwageze ku Mana. Uwakira amadosiye akamanza yasaba ruswa y'igitsina n'iy'amafaranga, mwese muceceke. Uwasabye igitsina n'uwakimanye, aba bose muceceke. Arabadutse, arabadutse. Umva abantu haleluya. Mvuye se ubu kompa nshobora gupfa n'utavuga uti dusoreje aha. Wowe wagiye hanze ukoze amanyanga ukanabeshyira igihugu ngo kirakwirukanye, yego, ngo uragihunze nta sasu ririmo, yego, yego. Wowe wamwigiye kata y'uburyo agerayo, yego. Mwese nimucecekera imbere y'Uwiteka. Arabadutse. Mbega abantu birirwa baduhamagara bati mushumba dusengere, bati rwose twaracoye duca Tanzania, tugeze Tanzania tubona uburyo ki tubona twinjira mu ndege, ati none umugore wanjye heze muri Afurika hanaha, rwose nawe yaracoye ava mu gihugu, twe ubu ninjiye hano nk'impunzi, ndi kwidekarara ngo banzanire umugore, ati rwose nsengera n'ibicamo ibi n'ibi. Kandi Uwiteka abadutse, yabadutse. Muceceke,
yarabumvise mwese amaze iminsi abafata amajwi, amaze iminsi abafite, amaze iminsi abafite mwese ni muceceke. muri kamera yitwa Joseph yarabajomereye arabitegereza cyane. amanyanga yo mu biro musambaniramo abasambanijwe n'abasambanye mwese mucecekera imbere ye, arabadutse. Ibyo bideliverance by'ikuzimu ayo mukorera mavuta mukoresha n'imidongero mufite ko abadutse mu buturo bwe bwera. umuntu ubadutse wamenya ahitanye iki? umuntu ubadutse ko hari igihe atekereza n'imisozi yimuka ntibimenye ko yimutse. ijambo ryarambwiye ngo ijambo rye ngo aririndisha inkoni, mu kirundi ngo ni uguhiri. n'impiri hari igihe none harera abadukanye impiri. none ntabwo yayibadukanye, ntabwo yabadukanye amasupana mu nyanja agafungura inziga z'amagare. ubwo se ubwo mbere yaho se nyuma yaho ntabwo uzi yuko aherutse kuzinga inkoni, akubita abaguraga n'abagurishaga yego mu nzu ya se. iyo abadutse arahonda. hari igihe abaduka azanye inkoni, hari igihe abaduka azanye urutoki, niko abakonikoni babwiye Farawo bati turabona ari mu rutoki rw'Uwiteka. iyo abadutse umenya acahe ahubwo se abadukana iki? ko hari igihe abaduka akamanukira hamwe bakumanitse akabaduka akakumanurayo. itonde gake utansarana nka mugenza ndabona kiribiti zatangiye. ahubwo umva kano kantu. hari umunsi umwe yigeze yicara abwira abamarayika ati ndabona ibyaha byo ku isi. Yesu ati ariko narabambiwe. muziki niba atarahagurukana karakabya kurwesa aciramo umujinya. none uriya mujinya ajya kuturitura. yewe we ibaze marayika gacuma karimo umujinya acira n'abaduka n'akabadukana. mfite ubwoba n'akabadukana ko mutazi cyarabadukana. ubushize ko abadutse akabanigisha amazi, akabona amazi yica n'abagahita ashyiraho umwikororo by'akarahira ati sinzongera kwicisha amazi. ariko noneho nshyizeho umuriro. uyu muriro ugira ngo uroroshye? ni wo mujinya. uyu mujinya w'umuriro ugira ngo uyu muriro uroroshye ku bantu mwanze kwena tora tubwiriza ubutumwa n'abamenye ubutumwa mukirirwa mudutuka kuko n'abatukana mutacacera imbere y'Uwiteka kuko agiye kubaduka. arabadutse agiye kwitegereza n'amatiku mufite mutacacera imbere y'Uwiteka arabadutse. wibwira ko umuriro ari wo woroshye? gupfa wabaye nka makayabo yumye, gushirira ni ugukawusha, kugukawusha. Uwiteka azabakawusha bufi na bufiriti kuko arabadutse kandi yatanze umwanya. ariko bantu mwese mucecekera imbere y'Uwiteka. namwe mwari muteruye igitero cyo kugira abantu mwangiza. Uwiteka aravuga ngo mucecekera imbere ye. muceceka ariko ibintu mwari muzanye none ntitwari kubikira, ariko ni mucecekera imbere y'Uwiteka kuko arabadutse mu buturo bwe bwera. Amen. Mama Leone, ikiganiro keretse ahari waduha stade amahoro. nkajya ntera kiribiti nambaye nka surprise. yuzuye. nkajya nikoze iriya nkagaruka nkikoze. abantu mwadukurikiye Imana y'amahoro ibaho umugisha. Mama Leone, ndagira ngo noneho tugere ku musozo dusengera aba bantu. kandi abantu mushaka guhamagara Mama Leone, abantu mushaka kuza uhereye kuwa kabiri ejo bundi dutangirana na live streaming, mutangire mu contribution. nibyo kuko yarababwiye ati uku kwezi nzakumara hanze ndi nibiri kundya mbasenga nicaye mu byatsi. kandi data yaravuze ngo mbese ko muzi guha abana banyu ibyiza muri babi, hari umwana wagusaba ifi ngo umuhereze inzoka? Mama Leone yarasanzwe koko akoreshwa imirimo n'ibitangaza, ariko noneho agiye gusaba data yibabaje. nibyo ijambo ryavuze ngo iki? ngo mbese nimusaba data, mbese ko wa mucamanza mubi bamutitirije akagera igihe agakemura ikibazo cy'umupfakazi, mwebweho nimusaba data wa twese azabuzwa n'iki kubaha? yego. Mama Leone agiye kumara iminsi 31 hanze ari masenga ukwezi kose, kandi noneho ntabwo ari handi muntu waje kuryama, ni amakesi aryama. niyo mpamvu niba ufite ibyifuzo muhamagare, niba ufite inkunga wamutera,
yimutere ubutumwa bukeneye cyagiye byari ubukombe nyari mbega amasengesho we. nimero de telefone niba wifuza kujya usengerwa wowe ubwawe ukavuga w'isaha yigushakamo y'amasaha yishake ngewe by'umwihariko mutangira mufata amasaha mutsindagirira ikibazo cyane. Yego abashaka kumbega mutangire mu booking amasaha uvuga uti isaha ya saa saba kugera n'igice ni ukwezi kwa Mama Lionel n'Imana, ni ukwezi kwa Mama Lionel n'Imana. nta kujya kutondokora za makote za mikinyoma za aha hantu niwe n'Imana abamenyera ibyo data bifuza abahuza n'abanya bahuza n'ibyaha. Ufite twaza tuvuga muri iki kiganiro ufite abantu baheze muri Afurika kandi uri Burayi cyangwa muri Amerika cyangwa ahandi hantu byarananiranye kandi mu mutima wawe harimo inzira zigana i Siyoni. hari impamvu Imana yakuzanye muri icyo gihugu ndetse ubona n'inyungu zabyo. muhamagare 0783 834 888 muhamagare. niba uri hanze teranyaho guteranya 25 0783 834 888 ubundi umuhamagare umubwire uti ngewe ndashaka yuko dusengana byibuze amasengesho y'iminsi 3 genda kubuka kuko yenda ntazi uko mbyumva ariko kuzagira ndumva mpakirwa n'umwuka wera n'igihe ndikizera n'ijana n'30 y'amadolari n'amayero n'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 n'ibihumbi 100 uko umwuka azagutegeka no ntabwo ari Mama Lionel ugutegeka. icyo gusaba ni ushyira umukameramani ujye ubikurikirana live ariko ugire n'umwihariko wawe na Mama Lionel n'Imana. ntabwo ari Mama Lionel ukugerera ku Mana ahubwo azaguprovokamo iby'Imana gushakamo nawe nibimucisha amabikubwiye. yego ikindi mu migani hari ijambo ryanditswe ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi kigacyara niko umuntu akomeza mugenzi we cyangwa mukaza agakomera. aba bantu nibankundire baye bandika ibyifuzo batazabyibagirwa kuko jya utuntu tworoheje sinzadusengera kuko Imana ambwiye ko nzahesha abantu umugisha kandi nsanzwe ndi umuhesha ariko ari amavuta yo kuba mu byatsi harara mu byatsi kandi umuntu aremerewe uwo bizakundira azaza yamaze isaha ntukagira ukurikirana live warangiza ukigereranya bya bindi Yesu yavugiraga mu bantu benshi yaragize ati nawe irakunaniye irakunaniye Mama Lionel akaruhuka ntatekereze iby'imishahara yanjye ahubwo agatekereza iby'ibiri akadawunodinga amakuru yo mu ubushize nyine live narabasenge bamwe baranasubijwe ko ntawe nigeze ngira ngo sinjya mbona status zawe se ugenda uvuga yego disi birananezeza barabimbwira bakabinyandikira nkahita mbishyira kuri status kugira ngo abantu babone ko Imana gusenga mu magambo makeya usenga bazandinde gutekereza ku kwishyura nibandinde ibi bitekerezo bakandinda gutekereza internet bakandinda gutekereza ngo abana ngo bararya iki nabo bazambaza ibisubizo iyo minsi 30 ninyirangiza abantu batatangiye kuvuga ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ndi yaravuze ati uzanyandikira unsinyire nibidakemuka nanjye nzakwandikira gusubiza nudasubizwa tuzajyana mu rukiko rw'Imana kuko nubundi watanze henshi cyane utanga byinshi cyane mu bapfumu no mu bahanuzi b'ibinyoma ariko urabona Imana abantu umugore aho bibiri warambije mu byatsi nta yindi ntego afite kandi ikindi abantu babyumve se ngiye gusanga kubera ko ndi umunyemo kuko ko nshonje sinzari njyanye ariko mwajyanwe n'iki mu butayu? yego ni umwuka w'Imana nuko sinzari njyanye sinabuze minerivare z'abana iki kintu banacyumve batagira ngo ngiye mu butayu gusaba mbega si ibibazo binjyanye si umugabo ngo yagukubise si umugabo wankubise ko si itorero ngo ryakwirukanye si umwana wananiye unjyanye njyanywe n'umwuka mu butayu guhesha abantu ibyabo kandi n'ibyanjye bikaza. Mama Lionel senga ntago turetswe tugije kurangiza amagambo ku isi. Imana iguhe umugisha. Bantu mwese mucecekere imbere y'Uwiteka. Bantu mwese mwe irabadutse
irabadutse mu buturo bw'ababwira kadusenge. Mana ndagushimiye Hallelujah. gutegeye amaboko nk'umugore wahamagaye nukuri ngutegeye amaboko nk'umugore ukwemera haleluya ngutegeye amaboko nk'umugore twagiranye amasezerano haleluya nasinye mu biro byawe ko nzagukorera kuva aho nagukoreye sinigeze mbimuka haleluya sinigeze nsonza sinigeze nambara ubusa yego sinigeze mbura icyo mpabana yego kuva aho nasinyiye mu biro byawe sinigeze ngenda ngo bunyirire kuva aho wasamika kuzuramo amagambo ntiwigeze ubura icyo kuvuga ntiwigeze ubura nawe ukivuga kuva aho twagendaniye ntiwigeze untererana uranshyigikira kuva aho twasinyaniye kontara sinigeze mbura icyo mvuga mu kanwa kanjye wakoze nzavuga ineza yawe nzavuga kugira neza kwawe ubabaye ajya ajyana ikirego ku kagari sinziyumanganya sinzaceceka nzavuga kugira neza kwawe nzavuga imbabazi ugira nzavuga ubutabazi ugira nzavuga urubyaro utanga nzavuga uburyo wubaka ingo nzavuga uburyo urihira imfubyi zikiga zikaminuza nzavuga uburyo ushingira indushyi nzavuga uburyo utunga abapfakazi nzavuga uburyo utunga abashomeri bakabyibuha ibiro bikiyongera nzavuga uburyo utabara abantu. Aleluya. None urabadutse mu buturo bwawe bwera utegetse abantu bose guceceka ari uwasuzuguye n'uwasuzuguwe ubategetse guceceka kuko ubadutse mu buturo bwawe bwera uruhande rumwe ubadutuje guhana urundi ruhande ubadutuje gusubiza. Turakwakiriye ndakwakiriye muri izi ngeri zose ujemo nkwakiriye nk'umwami w'abami zina ryo rihabwa icyubahiro none n'iteka ryose urakoze amen. Abantu mwese mukomere Imana kaci urufaya rw'amashyi ngo kaci abadamu muvuze impundu abadamu muvuze impundu abagabo muvuga ko yera urubyiruko muyicunyira akadeho n'Imana ibadutse turayakiriye twakiriye kubaduka kwayo mu izina rya Yesu. Amina. Amina. Shalom.